Mureke twikomereze n'igice cya munani ndetse iki ngiki tugisoza duhita dutangira finali. Barakwereka niba mwibuka neza ahantu twasoje rwose ubwo uyu Henry yabazaga mama w'umukobwa ati none se ko Lewis avuye aha tukamubwira yuko atagomba kubonana n'umukobwa, ibi ngibi turakomeza tubihishe Joyce? Barakwereka muri ako kanya wibuke yuko Joyce iwabo bamuhaye kampani ndetse ubu ngubu batakiri umutwe w'amabandi ahubwo bahindutse kampani ikora ibintu byemewe na leta. Barakwereka muri ako kanya baje kubitangaza ku itangazamakuru, ariko rwose hafi aho ngaho hari n'abantu bagenda bashimagiza Joyce bavuga ati rwose uyu mukobwa wawe akuze vuba, ati mu by'ukuri ni byiza kuba ari we noneho ugiye kuyobora group yanyu bita Thrive Group. Barakwereka hano umusore nawe amakuru yari ari kuyareba, gusa wibuke twasize rwose uriya mukobwa ngo ni Joyce ubwo yasangaga Lily ndetse n'uyu nguyu basa nk'abahoberanye bameze nk'abari mu rukundo, yahise atekereza yuko uyu musore ashobora kuba atamukunda yikundira Lily, ari nabwo yagiye araka yavuga ati cyane ko n'ubundi ari kontara twari twarasinyanye, ubundi gute koko nishyizemo ibi bintu. Barakwereka muri ako kanya bavuye aho ngaho, bavuye imbere y'itangazamakuru. Nyina arangije amubwira ati wa mwana guhera uyu munsi ati rwose ugomba kwitwara nk'umuntu mukuru, ati ndetse ngwino tujye gushimira imana zacu kuko zaduhinduye abandi bantu. Ubu ngubu noneho nabo ni abantu basa nkaho bafite izina ndetse batangiye kujya no mu itangazamakuru, guhera ubu ngubu bari kwikorera bafite ibikorwa bakora bizwi. Umukobwa nawe yarekeye aho ngaho gutekereza ku musore cyane ko yari yabonye ko umusore asa nkaho amubeshya ariko nanone umutima we utari hamwe. Barakwereka muri ako kanya bavuye mu byo bari barimo aho ngaho, umukobwa ariko bakomeza bamuzanira inyandiko bavuga ati rwose kuri kampani bari bagukeneye, bibaye byiza wahaca ukareba. Barakwereka muri ako kanya umusore hanze aho ngaho nawe yari yahageze rwose ari kuvuga ati se mwanditse mwinjira nkajya kureba Joyce. Arangije baramubwira ati wa musore Joyce ntabwo ashaka guhura nawe, ati turaza kukubwira kugeza ryari. Umusore arangije ababwira ati ariko se iyo usa Joyce adashaka guhura nanjye ntabwo aba yaje akabinyibwirira, ati buze rero ngo ni mama wa Joyce mwebwe wabasize aha ngaha kugira ngo rwose muze kumbuza kwinjira. Umusore arangije ababwira ati okay ntaribi mufate rwose uru rwandiko muze kurumera Joyce niba ntacyo bitwaye. Bari aho ngaho nabo bararibye aravuga ati ariko se gute uyu musore rwose yaza gukina iyi mikino aha ngaha, ati ubundi abantu bize baba bafite ikihe kibazo, abangaba bo ni amabandi ntago bize, ati urabona ukuntu adusigira urwandiko ngo turumushyirira ubu se ari kumva koko turi buze kubikora. Mugenzi we ati abantu bize bariyemera wana, ati kandi mbona nta n'ubwenge bafite, ati uriya tumureke, ati nta na rimwe azigira yemererwa kuba yahura na Joyce. Kumbe barakwereka Joyce ndetse na ya nshuti ngo ni Sharon baje aha ngaha kuba bakwishimisha. Sharon amubwira ati rwose guhera uyu munsi wabaye umuntu ukomeye, ubu ngubu uri kuvugwa mu itangazamakuru yuko nawe uri umwe mu bantu bayoboye amagroupe cyangwa se amakampani akomeye hano mu gihugu, ati rero uyu munsi kugira ngo ngushimishe, ati rwose nagushakiye abasore b'amabogari bari buze kugushimisha iri joro ryose, ati kandi aba basore nibo bagezweho muri uyu mujyi, ati urababona ute? Disi agakobwa hano kanyweye inzoga kasinze, ati abangaba nibo bari buze kunshimisha, ati se ubwo ibyo bintu si byaba ari bibira? Sharon ati oya ntago ari bibi wana, ati se urabona aba basore atari bwa bwoko bw'ukunda, ati niba abasore b'amatuza rwose. Umwe mu basore bari aho yari afashe akaboko k'umukobwa ngo akikoresheho ari nakamubwira ati rwose kuraho wumve. Muri ako kanya umusore ahita avayo afata akaboko k'umukobwa, ubwo ni Lewis ubanza yacunze rwose ngo aze kumenya ahantu uyu Joyce ari buze kuba ari. Joyce kubera n'inzoga nyinshi yaritegereje avuga ati ariko si umusore ko mbona asa nka Lewis, ati ariko ntago basa, Lewis ni mwiza kumurusha, ati ariko nanone barenda gusa, ati rero uyu nguyu niwe rwose uri buze kuguma aha ngaha iri joro agasigara ari kunshimisha. Sharon yarabibonye kandi arabizi neza yuko uyu musore rwose akunda Joyce bya danje. Yese avuga ati rero mwa basore mwe muvaho ngaho mugende rwose, dore umugabo waraje ibintu bisa nkaho bihinduye isura. Barakwereka muri ako kanya Joyce yasigaranye n'uyu musore gusa ntago ari kumenya yuko ari Lewis. Avuga ati rero uyu munsi we kubera ko ndabona usa nka Lewis, reka ari we tugumana aha ngaha rwose ari wowe uza kunshimisha. Umukobwa yakomeje abwira umusore ati fata inzoga aha ngaha dusangire. Umusore arangije ahita mwaka inzoga, yabonaga yuko agakobwa gasa nkaho kihebye gatekereza yuko rwose Lewis yaba yarakanze, ntago kazi yuko Lewis ari we bari kumwe. Umusore hano disi yaragafashe arangije aragahindukiza ndetse aragasoma. Wibuke aba bombi barakundana, ariko uyu mukobwa ngo
ngo ni Joyce ntabwo aba yiyumvisha yuko Lewis yamukunda aramutse amenye yuko iwaba ari mu mabanda, ariko twe turabizi yuko Lewis byose abizi. Umukobwa hano yahise amwiyaka arangije avuga ati urakeka kuba usa nka Lewis bikwemerera kuba wansoma? Umusore disi hano nawe yahise abimenya yuko uyu mukobwa amukunda bitewe n'uburyo arimo kumuvuga ndetse n'uburyo yamurakariye. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, yahise amuzana hano muri hoteli. Gusa umusore hari telefone yahise imuhamagara muri ako kanya. Umusore arangije ajya kureba abantu bamuhamagaye abo ari bo, asiga umukobwa ahangaha. Umukobwa niwe mu gukanguka wibuke yari yasinze, nta kintu na kimwe azi mu byabaye. Yarakangutse ari kwibaza ati se hano hantu nahashyitse gute, ubundi byagendekeye bite? Umukobwa ntabwo abizi yuko umuntu wamuzanye ahangaha ari uwari sheri we cyangwa se ari uwari umugabo we. Komeje yibaza ati nijoro byagenze bite ko narinzi ko nasindanye na Sharoni, ubundi nageze hano gute? Mu kwibuka ahita yibuka yuko hari umuntu wigeze kumusoma ndetse ahita yibuka yuko ari Lewis. Aravuga ati kumbe Lewis ari hano. Umukobwa ahagurutse ngo ajye kureba Lewis. Muri ako kanya mama we yari yahageze. Wibuke mama we ntabwo yifuza yuko uyu mukobwa rwose yakomeza guhura na Lewis. Kumbe barakwereka ukuntu uyu mugore yaje kubimenya, yari yamuhize ahantu hose. Henry arangije aramubwira ati rero umukobwa rwose yari yagiye gusangira na Sharon inzoga, ariko twaje kumva kuri iyi hoteli batubwira yuko yahazanye na Lewis. Ati iyo iyi hoteli iza kuba itari muri kampani yacu ntago ibi byose tuba twabimenye. Nyina arangije amubeshya ati Lewis waba uri kurota uwo muntu ntawe wigeze agira. Umukobwa arangije avuga ati mama ntago nazanye hano na Lewis. Ati wowe wari wanyweye wasinze uri kumwe na Sharon natwe turi hari twese. Ati twabonye wasinze tukuzana hano, naho uwo Lewis rwose ntawe wigeze agera aha. Wumve ngo mama w'umukobwa aramubeshya, ntabwo bashaka yuko uyu mukobwa akomeza guhura na Lewis. Umukobwa yaratekereza ati ariko se naba nasazera? Ati se ibintu ndi gutekereza nibyo narose? Ati yewe, ati wasanga koko Lewis nta n'uwigeze agira. Kumbe Lewis koko yari ahari, twe twabibonye ni nawe wamuzanye. Lewis nawe yaragarutse, niba yaragiye gushakira umukobwa amazi, niba yaragiye gushaka iki, asanga umukobwa wamutwaye. Murakwanya Lewis yahise asohoka yirukanka, ariko banamumvisha umukobwa yuko Lewis nawe ageze bamugatinjira mu modoka tugende. Kumbe barakwereka Lewis nawe yaje yirukanka, abagabo ba mama w'umukobwa baramuhagarika. Lewis akomeza kubarwanya avuga ati ariko se mwandekuye. Kumbe muri ako kanya Henry kwitegereza abona umusore yaje. Joyce nawe yahise abibona avuga ati rata ntabwo nari ndimo kurota. Ati nari mbizi ko uhari. Amukozeho Lewis asa nkaho yikanze, aramubaza ati Lewis umeze neza uracyarwaye? Lewis ahita yisetsa amaze kumenya yuko aka gakobwa kamukunda. Arangije amubaza ati se urahamangaikiye? Umukobwa ati nyine nakaguhangayikiye. Ati yuza kuba atari wowe unci inyuma ndetse uri n'indyaryo urambeshya. Umusore uri hano ngo ni Henry arangije avuga ati wa mukobwa we, ati nyuma yuko umenye ko uwo musore akubeshya atigeze agukunda, ese na n'ubu uracyashaka kuganira nawe? Ati abantu b'abanyamashuri bagira ibinyoma byinshi. Ati ari buze kukubeshya afayo twitahire. Uwo ni Henry uncle wa Joyce. Umukobwa arangije amubaza ariko Henry ko mbona usa nkaho wamfuhiye kandi ndi umwishywa wawe. Henry atereka reka se n'indege wakubwiye yuko nagufuhiye. Umukobwa arangije avuga ati rero Lewis, ati muhaye ndabara 10 ryonyine. Ati nuba utarasoza kusobanura ngo umbwire ibintu byose bijya mbere, ati rwose ndaza kukujugunya mu mazi ngugaburira amafi. Umukobwa atangira kubara rimwe. Lewis ati ariko ngiye reka ntago nigeze nkundana na Lily. Umukobwa ariko akomeza kubara, Lewis nawe asobanura. Umukobwa ati 2. Lewis ati ariko narabikubwiye na mbere hose. Ati karaga kufe naguhaye kagaragazaga yuko mukunda. Ati ngiye nawe rwose iyo turi kumwe ni we mukobwa numva nishimiye. Umukobwa ati ngeze kuri 5 nta kintu uravuga. Lewis muri ako kanya barakoreka yahise apfukama. Arangije amubwira ati se wakemera ngiye nawe tugashyingiranwa? Umukobwa yahise yikanga ati Lewis ufite ikihe kibazo? Lewis ati rwose ndakwinginze. Ati nta wundi muntu nabasha kubana nawe atari wowe. Umukobwa ati ariko wakabaye uzi uwundi we ko ndi umukobwa wo mu mabandi. Ati ngiye rwose ndi umukobwa w'abantu bari aho ngaho. Umusore ati ariko ndabizi na mbere hose ibyo ngibyo nari mbizi. Umukobwa ati none se wari ubizi ukemera kugumana nanjye? Lewis ati ariko kubera yuko nkukunda nta mpamvu nimwe yari gutuma njya kure yawe. Ati nubwo ibyo byose nari mbizi. Disa agakobwa kumvise yuko ibyo kaye kanahangayikiye byose umusore atarabyitayeho. Umukobwa nawe yahise abyemera nta gushidikanya, cyane yuko nawe yari abikeneye cyane, ariko yarabuze aho ahera uyu musore. Barakwereka Disi umwe muri ya mabandi wa undi w'umutinganyi yatangiye kurata impano yanjye. Ati nanjye nakifuje ngiye na boyfriend wanjye
ko twazaba turi romantique nka kuriya, ati mbega ukunda ari byiza. Henry arangije amubwira ati wakigorye wowe urabura guhangayikishwa nuko turi buze gusobanura imbere ya Laura ibiri kubera aha ngaha byose. Undi ati se none uragira ngo mbikoreho iki? Ati niba ayandi makupure yishimanye. Umukobwa ati Lewis we, ati umbabarire yuko nari naragushidikanyijeho. Barakwereka disi umukobwa nibura ahise amenya yuko uyu Lewis yamukunze nta kindi kintu yitayeho. Mwibutsa kandi wowe uri kureba iyi filime utarakanda subscribe hano ku nkuru yacu, wowe rwose ubwo ngubwo ntabwo tuzajya tubana muri filime za buri munsi ndetse uzajya ucikwa. Mwibutsa yuko kandi iki ngiki ni igice cya 8 turi buze guhita dukurikizaho igice cya 9 ari nayo finale ya filime yacu. Barakwereka Henry yabajije umukobwa atari ko se none ibyo bintu ko mubizi ko imiryango yanyu itabikunda gute mwemerekanijeho ibyo bintu? Umukobwa arangije ati Henry ati ibi ngibi uze kubihisha mama. Umusore nawe ati Henry rero ndagusezeranya yuko imiryango nzayumvisha mu gihe cya vuba. Henry ati wa gasore umuhaye ugice cy'ukwezi, ati nuba utarumvisha imiryango yanyu ko mugomba kubana ati mugomba guhita mutandukana. Umukobwa ati Henry ati urakoze mu by'ukuri. Uyu Henry ni uncle w'uyu mukobwa. Barakwereka Henry yahise abwira andi mabandi bari kumwe yose ati namwe mugomba kumenya yuko mugomba kubika ibanga, ati ibi ngibi nibize kugera kuri mama w'umukobwa. Barakwereka muri ako kanya Henry yahise ataha aze gushaka ukuntu abihisha. Ubwo ntabwo umukobwa bari kumucyura. Umukobwa disi yasigaranye nande, yasigaranye na Lewis. Lewis hano yagiye amugana amubwira ati rigana mbere hose nari mbizi, ati nuko naburaga uko nabikubwira, ati naho ubundi ngewe numvaga ngukunda byanyabyo nk'umugore wanjye, ntabwo nigeze nita kubyira kontara. Kumbe barakwereka nyir'ishyari nawe ari hano ari kuvuga ati kara gakobwa na n'ubu ngubu karacyagendana na Lewis, ati kara gakobwa kameze rwose nk'umwuka w'abazimu ugendagenda uhiga abantu, ati urabona ukuntu ahantu hose kaba gaharira. Mbe mu bigaragara nuko uyu nguyu Lily nawe abakurikirana Lewis amucungacunga. Barakwereka muri ako kanya bakecuru Joyce yigeze guhuza n'uyu nguyu nyirakuru wa Lewis. Baje aho ngaho kureba nyirakuru wa Lewis bavuga ati mana yanjye, ati hari hashize iminsi myinshi mukuri tutakubona, ati rero bibaye ngombwa ko tuza kukwirebera. Ati se urani wa mwuzukuru wawe washyingiwe na Joyce, ati mu by'ukuri ufite umuhungu mwiza pe. Abandi bakecuru ati ariko nubwo n'umuhungu wari mwiza, ati rwose nuramukazana we ngo ni Joyce ni mwiza, ati ndetse afite n'ubwenge ni umwana w'umuhanga. Ati rero twari tuje aha ngaha ngo tukubwire ngo ati rwose tugiye kujya mu marushanwa yo kubyina za mbyino zacu za gakondo, ati y'abantu bakuze nkatwe, ati rero urabizi yuko ari wowe ubyina hagati mu itsinda ryacu, ati byabaye ngombwa yuko tuza kukwibwira aha ngaha ntabwo turi buze kugusiga, ati ikindi kandi ntugire ikibazo, ati ayirushanwa umukazana wawe yayakwishyuriye ari we Joyce, ati mukuru ufite umukazana mwiza pe. Barakwereka muri ako kanya Lily yahise yitanguranwa abona bari gushimagiza bashimagiza Joyce. Arahigima aravuga ati sibyo kandi batangiye kuvuga ni ibiki. Umukecuru arangije avuga ati Joyce yanyandikishije mu marushanwa, ati cyane rwose umukazana wawe yakwandikishije, ati none se ntabwo uri buze ngo ujyane natwe, ati se uribuka twatu video yadufashe, ati baze yuko aka video umukazana wawe yamfashe, ati rwose kagize like 20 kuri TikTok, ati mu by'ukuri ufite umukazana w'umuhanga pe, ati none reba na kaka video nawe yagufashe turi kumwe turi kubyinana, ati se mu by'ukuri urabona atari byiza. Umukecuru hano yarabyitegereje ahita atangira kwibuka kuko atangira kwibuka uburyo uriya mukobwa yamubwiye ati nyogokuru, ati uzi kubyina uri uwa mbere. Umukecuru hano bigaragara yuko nawe akunda uriya mukobwa ngo ni Joyce, ariko yanga kumushyingira umuhungu we ashingiye yuko ari umukobwa wo mu bakene cyangwa se ari umukobwa wo kwa Laura, kandi ikindi akaba yaranze gushyingira Laura papa w'uyu muhungu. Umusore nawe yarabibonye uburyo abakecuru bari aha ngaha bari gushimagiza sheri we wibuka yanamuporopoje, ariko ntabyo yigeze avuga hano mu muryango w'iwabo. Abakecuru bari bakomeje rwose bashimagiza Joyce, ari nako ibyo ngibyo birya Lily mu mutwe. Wibuke Lily we ni umusazi rwose, abafite ishyari, abayumva binamushobokiye yakica kara gakobwa ngo ni Joyce, nuko ari akabandi bitoroshye kuba yakica. Barakwereka muri ako kanya Lily yaravuze ati ariko mwa bakecuru mwebwe murakomeza kuvuga ibyo kugeza ryari, ati nyogoko nibaze kugushuka, ati reka mwereke impamvu kara gakobwa atarakwizerwa, ati reba nyuma yuko ugaciye hano, ati rwose na n'ubu karacyagira gutya, ati kagaca inyuma kakajya guhura na Lewis, ati si waruzi ko we na Lewis batagihura, ndetse waruzi yuko uri gutegura ubukwe bwanjye na Lewis, ariko na n'ubu reba baracyarimo guhura.
umukecuru hano arangije abwira abakecuru bagenzi be ati rero ndabona noneho bitagishobotse, ati rwose mwigendere nimugire ikibazo, njyewe ntabwo amarushanwa nzayetindinga, ati hari ibintu ndimo hano, ati ikindi kandi nimuvayo mwatsinze, ati rwose njyewe namwe tuzajyana guserebura nimugire ikibazo. Barakoreka yarabashimiye abakecuru bari baje aho, arangije abwira wa mushoferi we ati rwose batware buri wese uze kumushyitsa mu rugo iwe kandi uze kubashyitsayo amahoro. Barakoreka na wa mukozi we nawe yahise ababwira ati rwose mwakihangana mugacaho tukagenda. Gusa abakecuru bari aho bagiye bumiwe bibaza ati se kandi ni ibiki biri kuba muri uru rugo ko Joyce atakirurimo. Barakoreka muri ako kanya uyu mukecuru yahise abwira Lewis ati Lewis rero ni wite ku byo bara bose bavuze, ati ndetse nugira ikintu na kimwe witaho, ati ngomba kugutegurira ubukwe bwawe na Lily kandi bugomba kuba nta kintu na kimwe kiri buze kubuhagarika. Umusore atari ku mama njyewe ntabwo nashyingirwa umuntu nakunda. Umukecuru ati wa muhungu wawe akabimenye yuko na mama wawe iyo aza kuba akiri hano ni bino yakakwifurije. Ubwo umusore niko bari kumutonganya bamubwira, umusore nawe rwose yahakanye yatsimbye avuga ati wapi ntabwo ndi buze kubana n'uwo muntu ngo ni Lily nakunda. Umukecuru ati rero niba udashaka gusebya umuryango wacu ugomba gukurikiza ibyo mvuze, ati kandi ikindi ugomba kumenya yuko ntabwo ndi kubigusaba, ndi kubigutegeka cyangwa se ndi kukumenyesha icyo ugomba gukora, njye ntabwo ndi kukwinginga ngusaba. Umusore arangije avuga ati ese ubundi urakeka mama wanjye we iyo aza kuba akiriho yakifuje yuko mbana n'umuntu nakunda? Ati aho ngaho rwose uribeshya, ntabwo nzigira mbana n'uwo Lily, ati ubukwe nimushake mukomeze mu butegura ibyo ni ibyanyu birabareba. Barakoreka muri ako kanya Lily yahise yegera umukecuru arangije avuga ati nyogoko urabona uburyo uriya musore asigaye yitwara ngo ni Lewis, ati ibi byose iyo bitaza kuba kari agakobwa ati rwose ntabwo yakabaye yitwara gutya. Umukecuru ati nawe Lily kandi ntukomeze kunsaza rwose, ati uriya mukobwa ngo ni Joyce ni umwana mwiza, ati ndetse uriya mukobwa afite n'ubwenge buri wese yakifuje yuko aba umukazana we, ati nanjye nuko wenda umuryango wabo nawukunda, ati naho kari agakobwa nakagashingiye umuhungu wanjye. Lily none se nyogoko ushatse kuvuga yuko njyewe utanshaka? Ati oya, ati ntabwo ari icyo ngicyo nshatse kuvuga, ati nanone ugomba gushyingiranwa wowe na Lewis, ati kubera ko niko igeno rimeze, ati ikindi kandi nibyo nateguye na kera hose, rero ngomba gusubira ku ijambo ryanjye. Umukecuru hano akomeje kwizeza uyu mukobwa amubwira ati wa mukobwa wowe ugomba gushyingiranwa nande? Ugomba gushyingiranwa na Lewis. Umukobwa nawe yaramubwira ati humura. Umukecuru aramubwira ati rero kandi ikindi nimba asezeranya mwembi mukabana mukaba mu rugo rumwe, ati bizaba bisigaye bizaba ari ibyawe, ati nunanirwa gutsindira umutima w'uriya musore ati birakureba, ati ikindi fata iyi karita ugiye guhaha ikanzu y'ubukwe, ati rwose witegure hakiri kare kuko ubukwe bwanyu buregereje. Barakwereka hano Lily ari mu nzira yo kugenda, barakwereka rimwe mu mabandi ryahise hano rimushimuta. Yangije rivuga ati wa gakobwa urakeka wacika byoroshye? Mwarangije avuga ati wowe se kandi kubera iki mfashe? Ati kubera iki unsanze hano mu nzira? Wibuke uyu ni Chloe ryabandi ryigeze gushimuta Lewis ndetse na Joyce. Arangije avuga ati urabona kubera wowe amakuru wamaye ugatuma nshimuta umuntu utari we, ati urabona yuko rwose Rora yamvuniye akaguru kanjye ndetse na ya mabandi yose yankoreraga akaba yaragiye gukorera Rora. Arangije avuga ati none se ngibyo murihe nabyo? Ati ariko ni wowe wazanye igitekerezo umbwira ngo rwose nshimute umukobwa wa Rora. Ati yego nari mbizi yuko Rora namutsinda, ariko nanone iyo bitaza kuba igitekerezo cyawe ntabwo ibyo ngibyo njye nari kubikora. Ati rero uri buze kunyishyura amafaranga yose nkeneye kugira ngo nivuze. Lily ati se kubera iki ubundi ayo mafaranga nayaguha? Genda guha amafaranga y'iki hari ikintu wankoreye? Ubwo uwo ni Lily. Ati ngiye kuba barakuvunnye akaguru cyangwa kuba warabikomerekeyemo, ati ngiye nta hantu muriye nabyo. Uyu urahangaha nawe ngo ni Chloe wibandi aravuga ati wa gakobwa urakeka nazi ibyo wakoze cyangwa se wibyo wakoze ntabwo bizi? Ati noneho amafaranga anga kuyama, ati ninanga kuyaguha se none urakora iki? Ati ngiye kujya mu muryango wo kwa Lewis, ati rwose mbabwire ibyo wakoze, mbabwire yuko ari wowe wapanze kugira ngo dushimute Lewis ndetse ari nawe wapanze kugira ngo dushimute Joyce, ubundi wibonere yuko wasigarana uriya musore ndetse bikaba byaravuyemo yuko umusore wabo yari agiye gupfa ari wowe byose wabipanze. Ati se ibyo bintu barabizi wumve? Umukobwa nawe hano ibyo yakoze bitangiye kumugaruka, ati niba utari kunyumva reka nigendere. Ubwo ni Chloe wibandi. Barakwereka muri ako kanya Lily yaratekereje abona ibintu nibiza kuba gutya biribuze kumugiraho ingaruka nyinshi cyane. Aravuga ati ngaho fata amafaranga umve mu maso. Arayamukubita kandi yuko uyu Chloe nibandi nta muntu rwose ujya umukinisha.
barakwereka Chloe yitegereje amafaranga bamuhaye arangije aravuga ati rega ya nagahagije ati ugomba kunegurira miliyoni 5 zose ati kugira ngo nibura mubabarire ati niwe watumye mumba gengi yanjye cyangwa se amabandi yanjye ati ndetse ni nawe watumye mumba buri kimwe ati nkuhaye iminsi 5 yonyine kuba wamboneye izo miliyoni 5 ati ntugire ngo aya mafaranga y'ubusabusa wamaye arahagije. Barakwereka hano yasigaye yitunganya murakwanya bahise banamuhamagara barenje baramubwira kuri telefone ati wa mukobwa rwose ikanzu y'ubukwe watumije uko tugutegurira ati rwose twayikuboniye hano waza ukayireba ati kandi hari amakanzu menshi meza ati waza nawe ubwawe ukihitiramo. Nako kanya yise babwira ati okay ati ndi mu nzira ndimo kuza. Arangije aravuga ati wowe nawe wabandiwe ati buretse manze kingiranwe na Lewis ati ibyawe nzadininga nawe nyuma ati se urakeka wamfatirana mu buryo bworoshye. Umukobwa ubwo ari gukeka yuko nyine nashyingiranwa na Lewis azakoresha ubushobozi bwo kwa Lewis ubundi akabasha kwikiza uriya Chloe w'ibandi. Barakwereka muri ako kanya bari Joyce yari ari gutemberana na Henry amubwira ati rwose iyi shop icuruza imyenda nayo ni imwe iri muri groupe uyoboye cyangwa se muri company zacu ati nayo ni imwe mu mitungo yacu. Kumbe barakwereka aho bari kwita umutungo wabo niho riri yaje guhahira ikanzu y'ubukwe. Muri ako kanya riri akibona umukobwa yinjiye yahabaje ati se nawe uri hano gushaka ikanzu y'ubukwe ati mana ati sinarinzi ko rwose wagakobwa we ati bakubeshya ngo nawe wemere ati ngenda ahangandi gushaka ikanzu y'ubukwe ati ndetse vuba ahangangiye gushyingiranwa na Lewis ati ariko disi ndabona ugifite ikizere ugitekereza yuko Lewis azaba wawe ati cyakora cyo ndakwihanganishije. Henry arangije arabaza ati ugiye gushyingiranwa na Lewis ahita abwira Joyce ati Joyce sinakubwiye ati reba ukuntu uriya musore ejo bundi yari ari kukwivugisha ngo ari kugupropose n'ibiki byose ati none reba agiye gushyingiranwa n'uyu mukobwa ngo nirire sinakubwiye yuko abantu b'abanyamashuri koko babeshya. Umukobwa urahangarangije avuga ati se ninde wakubwiye ko abanyamashuri bose ariko babeshya ati nta muntu numwe wabeshyi ati ahubwo ako gakobwa niko kadakwiye kuba kashyingirwa mu muryango kwa Lewis ati se urabona ubwiza bw'uwo mukobwa cyangwa se uwo mukobwa n'ubushobozi bw'iwabo bafite ububasha bwo kuba yashyingirwa uriya musore. Hano Henry yumvise yuko babasuzuguye agiye gukubita riri Joyce ahita amuhagarika amubwira ati mwihorere nta mpamvu. Joyce nawe yizeye Lewis arangije amubwira ati se koko ibyo uri kuvuga ni ukuri ati ati rwose nanjye ndi hano ndahari ngo nzagukongratulating cyangwa se nzagufelicite ubwo uzaba uri gushyingiranwa na Lewis ati mu bukwe bwanyu nzaba mari pe ati Lewis nabo umugabo wawe nanjye nzaba mari kabisa nzaguha n'impano zo mu bukwe bwanyu. Gusa muri ako kanya anamucyura amubwira ati se iyo Lewis aza kuba gukunda yakaba yataje kugufasha guhitamo ikanzu y'ubukwe. Na Henry nawe hara yarabibonye arangije avuga ati koko biragaragara yuko wa mukecuru ari we ukiri gupanga ibi byose mu bigaragara nuko uriya mukecuru ari we byose uri kubipanga. Barakwereka hano Joyce yatangiye kwibuka uburyo mama we ajya akemuramo ibibazo. Wibuke mama we aba yaramwigisha ibintu byinshi bitandukanye. Hano wari umunsi umwe rwose amabandi yabateye iwabo ari kuvuga ati tugomba gutwara amatware yacu ati mbese hari ahantu twe tuba tugomba gukorera mwe mutagomba kugira. Umukobwa avuga ati mama uri kubona abantu bari buze kuva kwizima. Ibi nibyo Joyce ari kwibuka. Barakwereka mama wa Joyce yahise avuga ati okay mureke guhera uyu munsi ayo mabandi yanyu atangire ankorere ati ndetse mu byo tuzajya dukora namwe muzajya mugiraho inyungu. Amabandi yari hano yaravugaga ati rora gute wikunda gute wumva yuko umutwe wacu waza ukagukorera ati twe turikora kandi n'amatware yacu na yacu nago agomba kuba yawe. Amabandi ari ahanga rwose yari yakaniye adashaka gukorana nandi adashaka gukorana na Rora mama wa Joyce. Ariko mama wa Joyce nawe akomeza avuga ati niba mutemera kunkorera none muri buze kubigenza ute. Joyce nawe akabaza mama ati ariko mama uri kubona biri buze gukunda. Mama wa Joyce akamubwira ati Joyce mwana wanjye ujye ukoresha ubwonko bwawe ati ndetse ujye usoma n'ibitabo byinshi. Barakwereka muri ako kanya Henry yaravuze ati ariko se kubizi ko twese tutize ibintu by'ibitabo urimo kumubwira kandi ni ibiki ati amashuri twize we n'uyazi ati ndetse n'akazi dukora n'ukazi ati kajemo iby'amashuri gute. Mama wa Joyce arangije avuga ati none se ninde wababwiye yuko kuba mufite amashuri make mutemerewe gusoma ibitabo. Bigaragara yuko uriya mugore yari afite uburyo akemura ibintu bye ndetse ibyo ngibyo byahise bituma uriya mukobwa ngo ni Joyce abwira uriya musore ati ngiye mfite umupangu ati dufite ukuntu turi buze kubikora. Barakwereka riri hano yaratashye avuye guhaha amakanzu ndetse umusore hano babimwumvisha riri nawe avuga ati rwose amakanzu nayahashye. Anti wari wese avuga ati rwose niwe mugore ubundi wari ukwiriye Lewis ati sinzi ahantu abandi bari baravuye pe ubwo abandi bari kuvuga ni Joyce
umusore nawe arahunga rwose yicaye yatuje arimo kubumva nta kintu na kimwe ashaka kuvuga. Anti wa Lewis avuga ati sureba Lewis ati rwose uyu mukobwa ukwiye kumwitaho kuko niwe mukobwa ugukwiriye. Lewis ariko agakomeza akabatsembera akababwira ati njyewe uwo riri ntabwo nabana nawe ataho ngaho muribeshya pe. Anti wa Lewis atariko Lewis ubundi ibyo bintu wigize nibiki atariko hari wagira ngo uriya mukobwa ngo ni Joyce neza wagira ngo yarakuruze pe uziko nta wundi muntu ubutekereza. Umusore avuga ati ariko se ubundi gute mwashaka kunkingira ngiye umuntu nashaka ati ikindi kandi nimukomeza kumateza niba mudashaka yuko aza mu muryango wacu ati ngiye nzajya mu muryango ko mu musore akibivuga barakwereka umukobwa nawe yaje hano n'impano nyinshi avuga ati niko koko uko umusore abivuze niko bimeze ati rwose nagutinda hano tuzanye inkwano ati niba mudashaka yuko uyu musore aza kunywa ngo anjyane ati ngiye noneho ndaza mu mutware mu muryango wacu. Umukobwa noneho hano yarakaye abari ahangaha bahise bumirwa ndetse bumvise yuko ari n'agasuzuguro gakomeye cyane. Umusore nawe yabyemeye. Anti wa Lewis arangije avuga ati ako ni agasuzuguro gute watinyuka kuvuga ngo umusore muri bumutware mu muryango w'iwanyu ibyo ngibyo ubundi byabayeho kuva ryari. Umukobwa arangije avuga ati ariko noneho ngiye tugiye kubikora. Barebye babona n'umusore hano yabyemeye. Intumwa arangije avuga ati nyine niba mudashaka yuko abana babana ati niba mudashaka yuko umukobwa wacu aza mu muryango wanyu twe turi buze gutwara umusore wacu tumutware mu muryango wo kwa Laura Smith. Umukecuru hano yarabyitegereje abona nta gasuzuguro arangije aramubaza ati koko Lewis ibi ngibi nibyo ushaka ati urashaka ko bagushaka kandi ari we wagashatse. Umusore arangije avuga ati rero nyogokuru ati rwose nibyo mwe mushaka ahubwo ati imitungo yose mufite mu muryango wanyu ndibuze kuyibasigira ati ndetse nta n'ikintu na kimwe nyeneye ati ariko nafite Joyce ati rero niba mudashaka yuko rwose ibintu byose bibasigira nk'igendera ati mugomba kwemera Joyce nk'umukazana wanyu ati naho ubundi bitari ibyo ndemera njye kuba mu muryango wo kwa Laura Smith. Umukecuru yavuze ati ibyo bintu rwose murashaka kunsaza ati nta na rimwe umuryango wacu yigize uburi cyubahiro bigeza ati sawa ati mwe mujyanye ndibuze kuba mbitekerezaho ati ndaza kubabwira icyo gukora nyuma. Mu bigaragara nuko umukecuru abonye yuko umusore we disi yihagararaho ndetse atari buze kwemera yuko bamutanisha n'uriya Joyce. Umukecuru yasigaye hano aba bamutera amagambo. Anti wa Lewis avuga ati nyogokuru ute biriya wabyemera koko ati urabyemeye yuko kari agakobwa kakubera agakazana ati ibi bintu ntabwo byumvikana pe ati ntabwo twakumva yuko umuryango wo kwa Smith udusuzugura bigeza. Umukecuru arangije avuga ati ariko mwe ntabwo mubona uburyo Lewis ari seriye ati ikindi kandi Lewis yemeye yuko ari busige imitungo yacu ati rero sinshaka yuko umuryango wacu uzaseba muri uyu mujyi wose bakajya badusebya ngo umusore wacu yaradutaye cyane yuko tubuze Lewis nta kintu hano muri uyu muryango twaba dusigayeho ari we ugize imitungo yacu ndetse ari nawe ugize kampani zacu none ubwo urumva twaba dusigaye kuri ihe zina atariko nanone ntabwo nabyemera yuko kari agakobwa nanone kabigenza kuriya ati wowe riri humura ati mfite icyo ndibuze kubikoraho. Ubwo riri yaratangiye guhangayika avuga ati none se nyogokuru niba umwemereye nk'umukazana ngende iki. Umukecuru amubwira ati riri ati wetegereza mfite umupango. Ese uyu mukecuru kubera iki ari gukomeza guha uyu mwana w'umukobwa ngo nderere icyizere. Mureke duhure muri finali. Bye bye. Reba neza ko wakanze subscribe ubundi mukomeze muryoherwa.